n'ibi by'amadini ngira ngo minisitiri amaze kubivuga n'abantu babanje kuvuga babitugejejeho kumva ko tugomba gushyiraho uburyo amadini akwiriye kubakora nta nubwo ari amadini gusa ariko ubu turavuga amadini n'ibindi wenda ndaza kubigeraho amadini n'amatorero uriya ntago avuga ngo avuge ibi iyo agize icyo arasaho ababwiye babandi bafite mu nshingano kariya nagacu burya ijambo rivuzwe n'umukuru harakanze nkubwire ko Yongwe ndamuzi ngiye Yongwe ndamuzi Kigali Yongwe ndamuzi musura muri ofisi yiwe aho yakoraga muri mike hejuru afite ama office akomeye Yongwe ndamuzi agenda mu modoka mu gitondo byagera saa yine akaza agafata indi modoka agahindura ikoti byageza saa saba kongera akaza gufata indi modoka agahindura ikoti Yongwe ndamuzi rero iyo ubonye nk'uko hatangiye kuba nkangura cyane Yes, ni byagacu kenshi gakomeye kuduhitama no kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora ariko nanone ndabasoje no se mwamerereye mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasoje kanababwira ko bakunda cyane vuye ku mutima ndabakunda cyane vuye ku mutima sinakwicana n'uyu muntu muri kubona hano imbere yanyu kuri kamera za Gonarike Plus no umuntu mumenyereye cyane hano kuri social media ndetse mumenyereye cyane ngana nawe n'umuntu Imana doye mu gihe nk'iki abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni umuntu uvugisha ukuri kose kuzuye niyo bivuga ngo bibona afite ukuri kwisha no umuntu udaca ku ruhande kukindabonamo kuri uko abyumva nuko nkuko abivuga n'umubyeyi Imana yaduhaye ni Pastor Sekazuba nawe tugiye kuganira nawe hanyuma rero ntari namwakereka mbabwiye ko turi kumwe na Siri Blessing Studio niyo studio nziza muri iki gihe kubikora bigacika kuko ndimo nziza z'amakorari Pastor muraho neza turashima Imana Siri Blessing Studio urayizi ndayizi ariya ni wanjye ni mu rugo ku mu producer witwa Leo ariya no wanjye ibintu bitatu muziho ibintu bitatu muziho yuko muzi ko afite umutima mwiza wo gufasha agira urukundo kandi urukundo rwa Leo nirugira kurobanura umuntu wese yabonye mu muhamagaro wo gukorera Imana yumva yamushigikira icyo kintu nicyo cya mbere muziho kuko narabimubonyeho mbona nabikora icya kabiri muziho no mu producer ukunda Imana kuko aba producer benshi bakunda Imana n'amasengesho baba bakeya rero iyo ubonye afite no mu mbaraga zo kwegera amasengesho ku mu producer naco ne gitangaza cya kabiri nibyo ngibyo icya gatatu muziho uretse gukunda abantu ari gihe ukunda abantu bo hanze ariko umuryango ntuwiteho cya gatatu muzakunda umuryango we cyane yego byo ni bitatu hanyuma rero ndi kubaranya ku bantu bakeneye gukoresha indirimbo nziza cyangwa se ku bantu b'abahanzi no ku makora arashaka gushyira album yabo hanze mwamuhamagara ni umuproducer afite ishami muri Uganda akorera i Kigali ni Musanze na ahantu hatatakorera ubwo byumvikana ko ahantu hose wamuhamagara uri wamugeraho hanyuma rero ku muntu ukeneye kumuvugisha yamuvugisha kuri 0788 97812 ku muntu wifuza gukora indirimbo nziza ndetse n'amashusho rero nabatindiye cyane reka nakira umutumirwa wacu nubwo namwakiye kare kuko ngavuye kuri Leo cyane ko bazanye n'inshuti reka nkwakire Pastor ndakwakira no kuri Gonarike Plus yes murakoze cyane kutwakira David Imana baho umugisha twari dukumburanye yego amakuru y'iminsi ni meza turashima Imana rero hari ingeso wadutoje mbere natanya gukora ibiganiro reka nangavuye kano kantu nakora ikiganiro ngahita nakira umutumirwa twahita tuganira ariko ugeze nyuma yambwiye ati David ujye ubanza wishyira imbere y'Imana ingeso niwo wayintoje kandi ko kubona ko nabaye umuntu mwiza nanjye ndayumva ntabwo nakora nawe ikiganiro tutabanje gusenga dufashe dushyira imbere y'Imana kuko n'ubundi niwo wabintoje Mana ishobora byose data mwiza nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera wowe Imana ishobora byose we waturemye mu ishusho yawe turabigushimiye tugushimiye ku bwa David tugushimiye ku muryango mugari udukurikiye nyemera tubiguhimbarize kubera ko ushoboye byose mwami uyu mwanya rero duhaye kugira ngo tuganire reka ubane natwe ubane na David uyoboye ikiganiro
kandi nanjye umutumirwa ubane nanjye umpe ibyo ubona byakubaka imitima y'abadukurikiye kandi ibyatuma mwami Imana izina rya ridahabwa icubahiro ntibivugirwe ku iyi mikoro. Urakoze kubishoboye ngabana natwe kandi udushyigikire mwuka wera atuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kuguha ikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus. Nibwo bwa mbere twicaranye ariko ubusanzwe twicanaga kuri Gonarike TV. Pastor ndakwakira hano kuri Gonarike Plus. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Amakuru y'umurimo? Murimo ni sawa, Imana iraturinze kandi Imana ikomeje kubana natwe. Imana ikomeje kubana natwe umurimo wayo yaduhamagariye. Yego. By'umwihariko ngewe nari ngukumbe harashize igihe kinini tutaganiriye ariko n'abantu bagukunda bagiye bandika muri comment bakanampamagara atari kuri Pastor wowe umuzi neza. Umuzi neza. Pastor mubona ute? Ko ngiye mubonye ikintu cyose avuga. Ntago yitego kimeze gutya apfa kumva ari ukuri. Mwabivuga neza ukabyumva ko bivuye ku mutima. By'umwihariko nge nari ngukumbe kandi nzi ko n'abantu bagukumbuye. Nawe ntekeza ko wari udukumbuye. Nanjye nari mbakumbuye kandi nkumbuye n'umuryango mugari yo kuri Gonarike Plus kuko nibwo bwa mbere nahicara. Urumva rero nari mbakumbuye arashize igihe kirekire tutaganira pe. Ariko Imana ishimwe ko yaturinze kuba yaraguhaye ubuzima nanjye kampa ubuzima kwari kugira ngo uyu munsi twongere tubonane tuganize umuryango mugari udukurikiye. Yego. Hanyuma nkuko ubizi ntago nkunda kujya mu biganiro nakubaje kuntu umurimo umeze. Hanyuma kuri minisitiri uyoboye umurimo ukora muri Uganda bihagaze bite? Urakoze cyane. Umurimo Uganda urakomeje, vuga butumwa rirakomeje. Hariya turi gukora umurimo mu mujyi wa Kampala kandi no kuri baho minisitiri umurimo urakomeje. Bicaniro gusenga amasengesho turakomeje kandi umuryango ugenda waguka. Ibyo nabyo nibyo gushimira Imana. Rero Imana ikomeje kubana natwe. Wenda sinzi reka turaza kugaruka kuri baho ministries ko niyo umwiharika abantu basanzwe bayizi bo barayizi, hari ikintu bayiziho. Reka tuvuge ko umurimo ukora muri Uganda ubona uko Imana igenda igutuma ubutumwa yaguhaye bugera ku bantu bakabwakira neza nk'uko wabitekerezaga muri Uganda. Hari n'ibijya biba ngewe ntigeze ntekereza kuko buriya Imana ni igitangaza. Hari igihe dutekereza ngo Imana izadukoresha kuri urwego watekerejeho Imana ikagukoresha birenze uko watekereje. Ibyo nibyo nabonye ku Mana mbese mu buryo bwanjye kuko uko watekereje Imana sikikora ahubwo irenze uko watekereje. Rero mu mwaka maze muri Kampala nkoreramo umurimo w'Imana uko nge natekerezaga Imana yararengeje kuko hari naho najya nkumva ngo ibi wabona bitazashoboka. Wo kahita wumva amajwi kubwira ku bwanjye nkabona ko bitashoboka. Ariko hari ijambo nkunda rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ngewe nk'umuntu nabonye ko bidashoboka ariko ejo bwaca nkabona bigenda nabonaga bidashoboka birashobotse. Nko muri Uganda umurimo Imana imaje kunkoreshamo hari byinshi ntatekerezaga. Hari na henshi natekereza ko ntagera. Ngiye nari nzi ko ubwo ngiye muri Uganda gukora umurimo w'Imana muri Kampala ariko sinari nzi ko Imana izamvana muri Kampala ikanjyana no mu district yo mu byaro ngakoreramo umurimo w'Imana. Nk'ubu ku cyumweru gikurikira iki cyashize narindi ahantu bita Kanyampumo ni ahantu abantu bahazi ni muri Ntungamo. Hari ikiyaga hari inyanja yatobotse. Ahantu inyanja yabaye ngo yitwa niba ari Bihogo niba ari Nyirabihogo. Bambwiye n'amateka yo nyanja narindi yo ni mu caro kibi icyaro ariko ntabwo nzi ko nzagerayo. Maze iminsi mvuga y'ubutumwa kandi navuze ubutumwa Imana ibana nanjye kugera naho navuyeyo abamotari bamperekeje n'amahoni kubera imirimo. Byabaye igitangaza boda zaho inyuma yanjye bavuza amahoni babona ibitangaza Imana yakoreyeyo. Urumva rero ibyo ntabwo muri nge nabitekerezaga. Nari nzi ko nzakora umurimo muri Kampala ariko burya Imana iba yakujyanye ibizi aho ukwiriye gutumwa kuko iyo Imana yaguhamagaye ubabaye igikoresho cy'Imana. Aho ibona ko ukwiye kugera irahakugeza ikavuga atanu mafitemo inyungu nahagera. Rero turashimira Imana yakomeje kubana natwe. Kabiri nshimira Imana hari abo twajanye. Twajyanye twatangiranye n'umurimo
kuko urugambi iyo ruriho bose siko barutsinda. Hari ababashe wenda kunanirwa gutsindwa, ariko nshimira Imana ko ikimfashe mu maboko yayo, kuko hari ibyo ubona ukavanga ariko uyu kibi byamunaniye njyewe ndi iki koko, ukumva akantu kajemo ko kongera gukunda Imana, ukanatekereza ukavuga ati ubu bunyerere uyu muntu yanyereyemo cyangwa ibi byatumye ananirwa njye ntibyatuma ananirwa. Ariko iyo ubonye wowe Imana ikigukoresha ku bwawe nta nico wishinja, kamvuge wenda ari igihe umuntu avuga ati si bimeze bite, buriya kanze buri wese we n'umutima we n'Imana baba baziranye. Rero hari igihe utekereza ukavuga ati uyu ntitwaje dukurikiranye, katakibona gatutisi uyu muntu ntitwaje dukurikiranye, ko numva si bari kuvuga ngo yabaye umusinzi. Nyine wenda urugero reka tuhita tuvuga, reka mpite nkweza nk'abakozi b'Imana bagiye bajya hanze, reka nkwemo nk'umwe. Yego, wenda utubwe ukuntu wenda bihagaze, ukuntu ubona nk'umurimo hari Kampala cyangwa se mwaka gihugu cya Uganda. Twe tuzi ko haba abakristo cyane cyane bakunda ibintu by'amarozi. Hano mu Rwanda igihe bakoroga bakavuga ati uburozi bwatotse Uganda. Urumva kujya kwabwiza ubutumwa aba ari ibintu bitagize ute bitoroshye. Umukiso waho ngaho hari n'abapasiteri bamwe bagiye nk'abayongwe, so mubona amakuru y'abayongwe. Arakoze Yongwe ntaga amakuru nyaheruka kubona na live cyangwa menye ngo kwa Yongwe bemeze bitya. Ubushize niho nagiye kubona mbona ka video wenda abantu bashize ku mastati yabo, hari ahantu aryamye mu tubaho. Urumva hari igihe ureba ukavuga ati Imana ukanamusengera, kuko buriya oya ugomba kumusengera, kuko iyo ubonye umuntu ubuzima bwagize yaba ari wenda ari byo yikoreshaga bwaba ari uko byari byamucanze, ibyo simbize. Ariko nabonye ahantu yinjira numva ngeze akantu, kuko Yongwe ndamuzi, ngiye Yongwe ndamuzi Kigali, Yongwe ndamuzi musura muri ofisi yiwe aho yakoraga muri mike hejuru, afite ama office akomeye. Yongwe ndamuzi agenda mu modoka mu gitondo, byagera saa yine akaza agafata indi modoka agahindura ikoti, byageza saa saba akongera akaza gufata indi modoka agahindura ikoti. Yongwe ndamuzi. Rero iyo ubonye nk'uko hatangiye kuba nkangurutya, aravuga ngo nge ndi igiki, ugasenga ukavuga. Rero ariko hari igihe binaba ugasanga nabyo umuntu kubera uko yabayeho, kuko mu murimo w'Imana hari ibyo twagiye tubona tukumva ko bizaho, ukumva ko bizagira bite bizahoraho. Ukabonye ayo mafaranga ukumva ko amaboko aguhaye mafaranga niba ari y'ukuri azahora yaguha. Icyatwishe ni ikihe rero? Ni ukumenya ko twananiwe mu buryo bw'amasengesho twananiwe, ariko kubera amatitire dufite n'ibyubahiro twahawe, tukanga kuvuga ngo abantu batadusuzugura, abantu bataduseka. Ibyo nibyo abantu bananiwe, noneho bakazibuka barindimutse kera. Naho kiriya gisiga bita ikizu, ngiyo cyo capfutse ayo moya, hari imyaka kigenda kigasubira mu cyari, kikaryama mu cyari mpaka, kikazongera kikamera amoya, amababa akagaruka. Iyo agarutse kirongera kikagira gite, kikaguruka kigafata ingendo. Aho byapfiriye rero tukiri aho ngaho ku murimo w'Imana, uretse na Yongwe avuze mu izina Poso Yongwe, n'abandi bamwe ni benshi cyane muri Uganda, uretse no muri Uganda no mu Rwanda barimo bagiye babona amafaranga bakoresha uburyo bwabo, haba ku neza haba ku buryo bashuguritse, ariko ukagira ngo ayo mafaranga azahoraho. Hari nko kubaka inzu ukimenya kuyubakira uruzitiro, kubona amafaranga ariko uruzitiro kuvuga ngo ejo amafaranga nataboneka nzabaho ndi. Noneho benshi bananirwa na cyari kuri titire ntamenye ko amoya yapfutse. Kamve kugisiga rero kuri twewe, iyo amaje kwiyumva ko imbaraga zashize, icyongera kuguha imbaraga ni ugushira amavi hasi ugaca bugufi ugasenga. Yes, ubujyanama bwanjye nko kuri titire cyangwa Yongwe yari afite mu iki gihugu, nuko twari tumuzi, no mu buryo yabayeho, kuko hari abamukundaga, hari abataramukunda, kuko umuntu akundwa na bose, ariko mu buryo Yongwe yabayeho
akagera naho yari afunze akagira umugisha agafungurwa. Iyo ngwe ntago yahitaga mu buryo bwanje, ariko ntago iyo ngwe yahitaga ajya ku ma YouTube ngo yongere agire. Buriya yari avuye muri gereza mwo yagarapfutse. Kwari ukugira ngo kwari ukuvuga ngo ndashaka icyari, ndashaka ahantu ndyama nongere ngira imbaraga za kera, nongere ngarirwe ubuntu bw'Imana. Kuko hari igihe nayo mafaranga tuyabona tukava mu nshingano z'Uwiteka tugakora ibyaha, ugasanga mu mwanya w'amafaranga yagahimbaje Imana, ahubwo tukayakoresha ibindi bidakwiriye. Imana noneho tukagera icyizere imbere y'Imana kigenda kirangira. Mbese amavuta nashira, umuntu akikunguta ariko nta mavuta afite, umuntu akavuga indimi ariko nta mavuta. Rero akura yaravuye muri gereza. Ndibuka neza ko Apostle Mignonne kare wamwimitse ku bwa Apostle no kugenda akajya kwa Mignonne akibera mu rusengero, byabaga byiza n'umuryango we bakajya bateranira iwe, yagira umugisha Apostle yamako gatuti cyangwa nundi kuko burya iyo waciye bugufi kwisa mu masengesho nta gatuti ukabura. Tukarika ibyubero by'ubwa Apotre akaba biretse, nta wari urakuraho izina rye ryo kwitwa Apostle, akagenda agasenga akibera hariya agaca bugufi. Yararongera akagira network itandukanye nuko yari ameze mbere. Kuko niba ari ikintu kiguha avantage ni ukwiyambura icyo uri cyo ukajya imbere y'Imana, ukavuga ati ngendana niwe Mana, nakoze ibidakwiriye ngarutse imbere yawe. Kuba yaravuye muri gereza rero nka gutyo, ibyubahiro arasa nk'ubigabanyije. Ariko hari abantu babaho ukaba wanamwita icubahiro akaba atagabanya. Kuko ariko wibuka ko Yesu avuze ati data mutima urakunze ariko umubiri urananiwe. Na Yesu yarabivuze, abantu nibongere bamenye ko bananiwe. Kuvanga umuntu araguseka si araguseka n'ubundi ko bazaguseka nawe uri habi. Wavuze ati ndananiwe, ndakeneye abandyaza, ndakeneye gusengerwa, aya matitire yacu aratwishe, ngo ndi pasiteri, ngo nta wandambikaho ibiganza, ngo ntawe nabwira ko nananiwe. Nanirwa niba utabwiye pasiteri, hari abandi bapasiteri batari bananirwa, begere ubabwira ati ndananiwe, kambe munsi y'amaboko yawe ndebe ko nakongera kuzanzamuka. Kuko abantu barazahaye, niyo mpamvu babaye na mesikoro, niyo mpamvu bavuze ibintu bidakwiriye. Abantu amavuta gararangiye ariko ntidushatse kubimenya. Rero urumva ico nicyo cyabayeho kuri we no ku bandi benshi. Aya masaha ubona noneho nk'umuntu afite icyubahiro cyo kwicara muri office muri mike, agaragaza yifotora yinjira mu tubaho, yifotora aja mu muntu ya mavuta. Ariko ahantu dushakira amavuta ntari ngombwa hariya, urabona ni imbaho. Hari ahantu wenda uvuga ati tumubonye ku musozi, hari tuba tavuye mu buvumo, hariya bigaragara ni nk'agatindo boreragamo inkwavu. N'ahantu yarari hagize hatagize. Ariko tuvuye ngo Imana yiraca mufite umugambi, kandi umuntu tumuheba ari uko yavuye mu uyu mubiri. Ariko igihe umuntu agihumeka, ejo yagwa akaganduka, ejo yabaye mababa ayo yapfuka kongera kamera amavuta yagira. Kuko Imana ni nyembabazi, kuko Imana itandukanye n'abantu. Abantu bo tuvuga ko byarangiye atakongera kuzanzamuka, ejo akazanzamuka. Ariko ico nasaba abantu, ni mwongere mwibuke isoko mwavanye imbaraga kera. Kuko abantu bibagiwe isoko kubera amatitire bafite, kubera icyurico ibintu by'amatitire ukumva. Niyo mpamvu n'umurimo w'Imana wapfuye, kumva ko titire yawe ari titire utakwemera guca bugufiya. Rero urumva ko ndakomeye ntihabwa intebe. Rero ico dushaka ni iki? Abantu bankurikiye hari igihe tutabyumva kimwe, ariko nitumenye tuve ngo Mana nje nabaye ikibiturutse kuki, kugira ngo ngira wongere byaturutse he, isoko ni yihe. Kugira ngo David amenye na amashuri niganye nawe, niba nzi ko aho napfukamye ku musambi nka bityo ndicyo, nimenye nacagiye nacogoye ko n'ubundi ngomba kuzukira ku musambi. Ico nicyo abantu bibagiwe. Akumva ko niba warugeze mu rwego kunywa za kofe birirwa banywa ngo utayibura, wayibura ukabura n'amazi kandi byose bigashoboka, kandi ukubaha Imana. Rero abantu ukuboko kwarabahaye bagira ngo kuzakomeza kugira gute kubaha. Watekenika hano bagwizo miliyoni 2 ukumva ko nejo uzazibona. Niyo mpamvu ubonye bamwe haba za Kigali uretse na Kampala uruhura nabo, kabona ugasanga abantu byaranze. Hanyuma ari ikibazo cyane nangiye kukubaza, nandi kukubaza tese umukisuwo cyangwa se umuntu wahara muri Uganda yabonye umukozi w'Imana utuse mu Rwanda mufata gute, cyangwa se mwifashwamo n'ikiga ngo mwamamaze ubutumwa bw'Imana? Urakoze David.
twebwe nk'abanyarwanda kiriya gihugu Imana yakiduye kugira ngo tukivugemo ubutumwa, kuko ni abantu benshi aramwa kiriya gihugu babaswe n'ibigirwamana cyangwa za gakondo z'iwabo, ariko Imana iduha kugira ngo tubwirizemo ubutumwa, ariko si bose, ndavuga bamwe na bamwe, kuko hari n'abakristo b'abagande bamwe na bamwe. Noneho mu gihe twewe bariya bagande ni abantu bizereyemo abanyarwanda ko bavugana n'Imana direct, kandi koko niba ari abantu navuga mu rugero bakora ibyaha byinshi mu iyobokamana ni abanyarwanda, ariko ni nabo bantu ba mbere Imana yumva bwa mbere kurusha abandi. Ndavuga mu iyobokamana ntabwo natunga bose urutoki. Urasanga Imana yaratujyanye ngo tuvuge ubutumwa, idufite mission no kugira ngo tubahindure, kuko bazi ko igicaniro cy'umwuka wera ari mu Rwanda. Nabo barabizi, baranabivuga abaganda, barabizi ko igicaniro cy'umwuka wera mbere na mbere ari mu Rwanda. Imbere rero bitari byazamba kumva umunyarwanda ahagaze avuga ubutumwa, byababeraga nk'Imana muri bo, babonaga ari nk'Imana muri bo, ari ibintu byiza kumva umunyarwanda. Noneho bagezeyo bavuga ubutumwa, umuganda we rero ukateye, iyo umubwiye Imana agafashwa, icyo afite arakiguha. Wari umva umuganda avuga ati fata ubutaka wubaka urusengero, abaganda barabikora. Tonga umuganda akavuga ati nshingiye ukuntu wanejeje ubaka n'urusengero akaguha isambu. Uko niko bagiye. Noneho ya masengesho bagiye kubwiriza yavuga butumwa, bamwe bagiye kubwiriza abaganda, imigisha bagiye bakuramo ibatera gukora ibyaha, aho kugira ngo bakomeze ibaha imbaraga yo kuvuga ubutumwa no kubwira abantu ngo bihane kuri Kristo. Nkuko naza ndi muganga wawe nkakuvura gatari ko mu kandi gatoya nkongera gashigikira uburwayi bwawe. Bamwe baragenda, Satani arabashuka, barabakunda, babona ayo mashiringi, babona iki, barabakunda, batangira gukora ibyaha birenze ibyo abo bagiye kugira gute kubwiriza ubutumwa. Icya kabiri, aho tubaye ikibazo mw'iki gihugu batakitwizereramo cyane, noneho turongera dusubiranamo. Abantu baratangira barangana, abantu baratangira bavuga bakagira ishari. Wasanga David bamukunda cyane, wasanga yubatse urusengero, ukaza kugira ngo ushimire ibyo Imana yakoreye mwene wanyu mu kindi gihugu, ukaba uwa mbere ushaka uko ubisenya, ukaba uwa mbere ushaka uko bamwica. Uretse na Uganda no mu bindi bihugu byinshi birimo abanyarwanda uko niko bigenda. Niba ari abuzukuru ba mbere ba Gahini nagiye kubona nasanze ari twe. Aho kugira ngo musapotingane aho muhuriye, ahubwo bibayeho guhangana, bibayeho kwangana. Noneho babagande twagiye kubwiriza ubutumwa, tugeraho tubazinura icyo batubonyemo, basanga n'icyo badutekerejemo si cyo kimwe tuberetse. Ishari rihaguruka, wakwambuka wajya Uganda unsanzeyo, wanterefona kubera ko nzi kuri umukozi w'Imana nkanga kugufata, kubera ko nzi ko nawe uje gutanga izo murimo. Uko niko bimeze. Tubabanya mwigendaho, usanga bamwe baragurishanya. Kibino bihugu rero biroroshe, ntago ari hano mu Rwanda haba amapereza n'ibihungamo. Mpamagaye abantu bo kwihana, baza banyihera ibyifuzo. Uhamagaye abantu bo kwihana? Nahamagaye abantu bo kwakira Yesu umwami n'umukiza, bumva batsinzwe n'ijambo ry'Imana. Baraza barapfukama. Wagera ku muntu wowe n'icyo uratura, akakubwira ngo nje mfite icyifuzo, umugabo yarantaye, undi mfite icyo nkeneye urugo, undi ngo runaka yarandoze. Kubera ko kwihana, kubera ko dukeneye kubatoza, kubabwira uburyo basabana n'Imana, icyo Imana ikunda. Imana ikunda umutima umenetse. None twe turagiye ibyo tubonyeyo, natwe tunyoye za nzoga banywa, za warage banywa, tunyoye bya byuma banywa, none dusambanye kubarusha. Babandi wagiye kubwiriza utume ngo bamenye Yesu Kristo umwami n'umukiza, urahinduke no basambanyije. Urumva ibyo bituma imbuto zacu, abandi bitwa abafere, niho namenya ku kantu ngo kitwa abafere,
abafere n'abatubuzi abandi bagezeyo ngo banyiro baratubura. Mperutse kuba ndahantu kuri Jagwa njye kugana na mushuti wanjye umugore ni bano bahima bazi Ikinyarwanda. Sinzi ukuntu umuntu ansuje ngo pasiteri yumva ndi umunyarwanda. Umugore yabaye nk'urwaye hamuka. Abanyarwanda we, abanyarwanda hari abagisenga by'ukuri. Kubera iki impamvu ngo arabagisenga by'ukuri? Yahuye n'amabandi gusa, ntiyari yahura n'umunyarwanda wuzuye ubuntu bw'Imana ngo agira ate cokora arakavuga karandya karandiye burya iyo usebeje ahantu nturuka ukanaseba na bene wacu wenda kandi wenda ibyo avugaga byari ukuri, ariko kumva iryo zina ngo abanyarwanda ngo n'abaferi ngo baragize bate biki, numva karambabaje. Ndamubwira nti mama, hari ijambo Eliya yavuze, aravuga ngo ni njye usigaye ngo none birarangiye. Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Ndashaka kukubwira ngo niba warahuye n'amabanda akakwiba yitwaje ngo n'abanyarwanda, hari abapastori b'abanyarwanda b'inyangamugayo bakubwira Yesu umwami n'umukiza, bakubwira iby'Imana yababwiye, bakakwigisha ijambo ry'Imana. Rero iryo jambo ryo kubanga abanyarwanda niyo baraguye mu kihangane, ati woya ni ihangane. Uretse n'abanyarwanda nano muri Uganda hari amabandi, wenda twewe kubera ko ari twe mwizereyemo cyane, mwari muzi ko tutakora nk'iby'abandi, ariko impamvu iryo zina ryacu ryo rizamuka cyane, ibindi bihugu bitwizereramo bikumva ko twewe ari twewe dufite Imana cyane, ari twewe umwuka wera tuye muri twe. Noneho byagera nyuma bamwe yahura n'uwaje nk'ubigaragara bimurimo yatabibonamo, akavuga ngo bose niko basa. Nuko namubwi bose niko bameze, twabizereyemo, twumvishije ko bafite Imana, twumvishije ko ari abantu Imana ikoresha, none ibyo twabashatsemo ntabwo twabibonye. Ariko namubwiye numva mama, ntago ari bose, si bose. None ngira umugisha umwe nari ngiye kureba ntangiye ubuhamya, ati maranye nawe umwaka. Rero bishaka kuvuga iki rero? Ni kwa kundi kwizerera muri Davide ukamubonamo ububasha, ariko bwaho basha umubonamo akaza agatangira kubukwibishaho kugira ngo bube umuti wawe, bikaba igitutsi cy'abanyarwanda bose. Yes cya cyizere kirakubera umuti, akaba ari ryo turufu aheramo akwiba. Mperutse kubwira umuntu twaganiye kuri telefone, ndamubwira ngo nibyo hari ibyo dusoma abantu wenda bakavuga ngo nibabande, nkavuga ngo hari abantu bagiye basaba ibitambo bakoresheje ko Eliya akageza k'ikereti kakamye, akajya kuri wa mugore w'Iserefati akamubwira ngo kagafu kanyuma kamwe, yaravuze ati ndimo nshaka kukavuga nje n'umwana wanjye twipfire. Noneho akamubwira ati oya manzi uvuge akanje. Noneho hari n'abagiye biba bakoresha ibyo bitambo, ariko ati rero niba ngusengera, niba ari ufite cyambere kimbe kugira ngo ukorerwe ibitangaza. Ndabakumubwira ni rero mama, hari ababikoze ari ubujura, ariko ibyo bintu Eliya yakoze biracyakorwa. Wabikora hari uko wabikora Imana ikubwiye bigakoreka. Kubera iki? Abantu bafashe umurongo umwe muri Bibiliya, kandi uwo murongo ko gukora ibitangaza, ariko ufite n'icyo usobanura icyo gihe, ariko bashaka kubyaza ibitangaza mu gihe kitari cy'uwo murongo. Uranyumva neza? Bashaka kugukoresha igitangaza mu gihe kitari cy'uwo murongo, kubera ko hari icyo ngamije kugeraho, kubera ko nshaka Davide ngambiki mfasha wa murongo ngo ukoresheje mu gihe kitari cyo, kubera ko hari icyo nshaka kuri Davide. Ibyo rero bituma bavuga ngo abantu bigisha ibintu by'ibitangaza. Kubera iki? Wowe babikwibishije, ariko ibitangaza birakorwa. Ibitangaza Yesu arabikora. Ibitangaza bitagamije indamu ya inyungu za bigamije inyungu z'Imana, Yesu arabikora. Abantu basiga batinya kuvuga ikintu cyo kuvanga amaturo. Kubera iki? Abantu basabye amaturo biba, kandi bari ikintu kiza n'umugisha cyambere n'ugutanga ituro, ariko kubera uko twarisabye nuko twibye abantu, nuko twarisabye mu bintu bidakwiriye, abantu bumva ivuza amaturo vanga agiye kutwiba.
Uvuze ituro ntabwo atahawe ituro ntabwo aturanye. Yes. Uvuze ituro ntabwo ngo uranyibye. Noneho na Satani abiprofitiramo. Aravuga ati kugira ngo imigisha abantu itazafunguka igihe cyose amaturo avugitse nzajya mbereka ko uwo muntu agiye kubiba, kuko niba ari ikintu gifungura imigisha ni ituro utanze n'umutima ukunze kandi uritanze mu kuri, uritanze mu gihe nyaco gikwiye, icyo kintu kizana umugisha. Ariko nanjye nibaza ko ituro ryabaye Tiwe ikibazo ryabaye ikibazo ituro ni ryahozeho kuva cyabaye ikibazo. Ngiye kanze ngurugero impamvu ibintu mperutse kuba ndi Kampala. Uzika abantu bagiye bakagenda n'iyo bakavuga ati wenda ko washya ituro ahubwo bakavuga ati dutanga amafaranga y'amazi bagashaka iyindi nyito. Bagashaka kubera iki? Kugira ngo bititwa ituro. Ariko nshuti bavandimwe, Bibiliya iranditse ngo dutanga amaturo. Mungerageresha ibyo mutunze, nzabagomorera imigisha iri buturuke mu ijuru, nzaho mugisha imbuto zo mu nda yanyu. Mungerageresha ibyo mutu ngewe gutura nzi umumaro wabyo. Niyo mpamvu no mu rusengero banze gutura ni ingeso yanjye mbere. Ejo bundi umugabo sindamuvuga yarabivuze nabaye nashaka umufere, arabaravuze twari turana mu rusengero rwiwe, aravuga ngo ninde muntu mpesheje umugisha ngo mwatureho umugisha. Umuntu ugifite icyo afite. Okay, nari ndiyo ndi nk'umushitsi ndagenda, nari mfite akumutwaro akazi ka Uganda. Umutwaro burane ni 10,000 bya Uganda. Ndasimbuka ndamuhereza ku gatuta ahagaze, amfata mu kiganza, komana mwatuyeho umugisha, umushumba arahagurutse ntubaye wa mbere, mwatuyeho umugisha, icyifuzo yaje afite ugikore. Afite ikibazo cy'imodoka yanjye, arirwe mu maguru, ndi kuvuga ngo abe mbonye mu maguru hakize, ndi kugisengera bucece, si ukubesha David. Niba ari by'Imana yagendeho, niba ari cyo gihe cyageze ngo ibisohore, nagiye kubona mbona umuntu sinatanze umutwaro, umuntu arampamagara imodoka ahita ampereza miliyoni y'amashini ngiye gukoresha imodoka. Bishaka kuvuga iki rero? Ibi bintu twarabitinye kubera uburyo abantu babitwayemo. Abantu bashatse kubifata. Abantu impamvu ukuntu babifasha. Ngiye namenye ubwenge mu nsengero batanga amaturo. Ariko noneho abantu iki gihugu cacu kigira ikibazo kiko umuntu wese wabuze icyo akora. Oya aje gushinga urusengero ariko atari umuhamagaro w'Imana, ku mpamvu y'ubundi buzima ashaka. Niba abonye kwa David bari gutanga ibya 10 bari gutura ari benshi, kavuga ati burya hano harimo akantu. Si ukuvuga nanjye nzabikora. Aho niho ibintu byapfiriye. Noneho we David afite n'uburyo abivugamo, Imana amuhaye n'icyo gikundiro cyo kwivugamo. Noneho wowe ukaza ukoresha itegeko ngo abaratura 20 muhagarara, abaratura 30 muhagarara. Ntago Imana yagiye kutubwira ngo duture tuvenga amafaranga ngo abafite anayana ngo umubare yuna hari uba wavangiwe, uba wagize ute. Umuntu atanga uko atekereje, ntago atanga uko itegeko ryawe rimubwiye. Iyo watanye kuvuga ngo uratanga miliyoni, iyo uvuze miliyoni biba ari imyumvire yawe, biba ari amategeko yawe, ntago irya ari itura Imana ibikubwiye ngo saba miliyoni. Kuko niba uvuze ngo mutanga amaturo, David agomba gutura 5, njye umutima kantegeka gutura 10,000. Ariko byapfire nuvuga ngo jano ngabihumbi 100, 50, ngabo 20. Harabona ageze mu rusengero si ukubesha, si byo ukabya bimwe abantu birirwa batuva tukababara. Abankurikiye muri comment avec ibyo bintu batigeze babibona, ngabihumbi 100, 50. Ayo maturo usabye izo uri gucuruza ntago ari ituro ryanditswe muri Bibiliya. Hari naho gashize abantu bagize babuze ngo n'abafite ibiceri muzane. Urumva ngo n'abazayazana ejo. Urumva ibyo n'urucuruzo, iyo ni business. Ntago ugena n'amahame ya Bibiliya, ntago ugena nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Gutura k'umuntu n'umutima we
nta cakuyeho ituro, ahubwo turuko umutima wawe ugutegetse wowe n'Imana nuko wamanyije n'Imana. Naho birabyama ngo shira bariya ni abaferi, ni abajura, ni amabandi, ni abaje gushaka, ntago waje kwamamaza ubwami bw'Imana. Hari ikintu nakunze mu Batanzania nkigaruka nkiri ku ituro. Abatanzania niyo bahuriye mu rugo kwa David, nk'ubu twe tukaziwe tuje gusenga atari mu rusengero, njye naragikunze kuko navuze niba tuvuze ijambo ry'Imana tugasenga, sadaka no gutanga sadaka, ituro riraturwa, wa muntu tutuyiwe niba ari umukristo cyangwa dusenga hamwe. Ejo ku cyumweru nabibonaga muri Anglikani, ku cyumweru hazabaho abazanye amaturo yo gushima, nawe rya turo batuye iwawe uwo munsi uri murika imbere y'umutambyi. Yes, kuko bo bazi ko ari abasurwa bagasenga bagatura. Hari amagurupe abaho ajya asenga agatura, uwo munsi baba bafite perezida wabo azana ituro ku cyumweru bakarimurika umushumba akabahesha umugisha umutambyi, rikaza mu rusengero. Noneho ikindi bakora, habaga nk'igengeye kubwirizayo, nk'ubu tukajya mu rugo tugasenga, haba nk'umuntu wantwaye bakavatira ituro ntabwo tuzajyana ku rusengero, ahubwo umuntu watwaye umukozi w'Imana atuganira ijambo ry'Imana nagenda rigure amavuta esansi y'imodoka. Rero gutura ni itegeko ko ryawe n'umutima wawe, ariko bitagutegeka ngo kora iki. Ituro riranditswe muri Bibiliya, icacumi kiranditswe muri Marake, niba ari cyo wabonye tanga icacumi n'umutima wawe ukunze. Naho ituro ryo riremewe yuko bamwe barifashe bakarisabisha naho bigize bitemeye. Yes. Hanyuma sinzi kuya ngo tuze gusoza kuri baho, abana turaza kwivuga by'umwihariko, reka baze ku kintu kimwe tugiye kuvugaho kisa nkaho cyagiye gishimisha abantu mu ruhande rumwe, abandi wenda bakagifata ukundi kuntu, abandi ntibabyo kubyumva neza. Ejo wakurikiranye disikuru ya Perezida Kagame? Nge nkurikira amakuru, ntagenda kurikira amakuru, none iyo mbonye ya Perezida ndumva ico yatangaje, ico yavuze. Yageze avuga ku madini n'amatorero, hari narabyumvise. Iyo comment watanga? Comment nge ndashima Imana ku ijambo umuyobozi w'igihugu yavuze, kuba yarayavuzeho kandi n'ibyo yavuze ni ukuri, nk'uko twahoze tuvugaho yakarashyeho, ko kumva ngo umuntu arabyutse mu gitondo afunguye itorero. Noneho kandi gufungura itorero si ikibazo, ntabwo abigaragaje, ubwo aravuze ngo gufungura itorero ufite ikindi ugamije. Gufungura itorero si ikibazo, ariko iryo torero kurifungura ugamije kuza kwiba abanyarwanda, ukaza ngo ukabiba, bwaca mu gitondo rya torero bakabirwa iyo rigeze rirengeye. Kandi wa muntu nubwo ari mu rusengero rwawe, ari umukristo wawe, ariko ni umuturage w'igihugu. Abo umukristo wawe ari mu rusengero ukanamusura nk'umukristo, ariko ni umuturage w'igihugu. Kandi icyo gihugu gifite umuyobozi ukwiye kureberera iki igihugu. Buriya bivuge ngo nawe arangaye akarangara kuba Imana yamuhaye, bakabaho nabi, Imana yabimubaza. Ako kantu ro yakavuze numva byari bikwiye, kuko ubushize mu kiganiro twakoze ndabyibuka kuri Gonege TV abantu bakibonye, naravuze ngo nanjye ubwanjye hari ibyo nabonaga mu nkumva binteye ubwoba, haba ngo nanjye mfite ububasha urunarugira nkavuga ngo mu rufunge. Kabiri yakivuzeho, wa muntu akiba abaturage, yarangiza akagenda akaba mu rugo rwiza, akagenda mu modoka nziza, ariko nta muturage leta yamusaba n'umwe yigeze agirira neza. Uri kwiri kubiba, nuratanga mituweli akayaguha, ntiwari wanagaragaza no mu mudugudu no mu murenge no mu kagari, kandi baraguturira buri cyumweru, nta kintu wari wagaragaza hari umuturage wafashije. Urumva nanjye ndi umuyobozi, ntago twabana neza, nta nubwo twanakumvikana aho ngaho. Uri kunkora muntu unyobora, umuntu ufite ububasha, kandi naba nkuyobora, wowe uri kuyiba ndakuyobora, naba uri kwiba ndabayobora, mbafiteho ihame ryo kubabwira ngo iri ni ikosa. Icyo rero
nagishimye kandi ntikikazongere kubaho. Icya kabiri, kumva yongeye gutekereza, wabonaga umusaza bivuga aseka neza, umubyeyi wacu avuga ati amadini amatorero mutungaye bya bindi mugire mute niki, urumva byanejeje cyane. Kandi uribuka igihe twigeze gukora ikiganiro nakubwiye ngo akanwa kavuze ngo mwe mufunze kakongera kuvuga ngo mwongere mukore, mu kiganiro twakoze kuri Gonarike TV ubushize abantu bigeze kugikurikira. Rero ku bwanjye nanezerewe. Urumva hari ikize kama dina zo ngagufunga cyangwa amatorero insengero muri rusange. Uriya ntago avuga ngavuye ngibi iyo agize icyarasaho ababwiye babandi bafite mu nshingano mubikore, ikizere kirahari. Kuko mu disikuru yose yakoze ngira ngo iyi disikuru ni nka kwa kundi Eliya yabwiye Ahabu ngo imvura igiye kugwa, yari imaze igihe itagwa, yarangiza akabwira ati ndebera kisa, abwira umugaragu we ngo ndebera kisa mene y'imvu agacu gahari. Kariya nagacu burya ijambo rivuzwe n'umukuru. Harakanze nkubwire mw'iki gihugu uhera ku mutwara sibo nshaka umuturage ukagera kuri perezida repubulika, undi uri hejuru ya perezida repubulika ndetse Imana ni Imana. Rero umuntu nk'uriya watumwe n'Imana wavuze rira jambo, wabonye abayisilamu kuntu bakomye ari amashisi bayakomeye ubusa. Iyo umuntu mukuru avuze we ntago avuga ngo avuye nkanjye w'umuturage ngo David ngo uhaye iri koti, aravuga ati iri koti urya David aryambaye nta kibazo ryamubera, ubwo abavuze ngo ryambare ntago ameze nkanjye tuvuga ngo ndari guhaye. Kuriya yavuze, ahubwo dukomeze dusenge iyamukoresheje biriya ikomeze ikora imirimo. Nabwe nga Imana iba yamubwiye ngo yamukoreye, uko uriya ni intumwa y'Imana muri iki gihugu yashizweho n'Imana, kuko nta butegetsi wo butavuye he ku Mana. Rero nge nanezerewe, yewe nakurikiye cano yose yagiye ifata kiriya kiganiro yabivuzeho, nayikurikiye. Bamwe rero abanyamakuru mwe muhita mubikora mangu, bamwe bahise bashyiraho n'insengero, abandi bashyiraho ba Poso Minyoni, bashyiraho ba Rutayisire, bati twongere dushima Imana. Urumva ni igitangaza. Bundi baca mu Kinyarwanda canga ijambo ravuga ngo ijambo ryiza ni mwene nyina w'Imana. Hamwe n'ijambo yavuze kubemera Imana rira naryo ni ryiza, kandi ntago umuntu atsinda intambara atamanje guhumurizwa, nukumanza guhabwa power, kuvuga ngo uzashobora rero kuba uyu munsi utakinguye insengero, ariko rira jambo rikavugwa n'umuyobozi w'igihugu. Ni bineza kubemera Imana, kubaha Imana, ni ibyishimo, ni umunezero, kandi nibyo yatweretse. Nkuko hari nakandi avuze ati hari abazishingaga bafite ikindi kishi inyuma, izujuje ibisabwa zikore. Kuba urwanjye rutaba rufite ibisabwa rugafungwa, izindi zigafungurwa, ayo ni amashimwe. Ngewe ntabwo ndi muri babandi bishimira ibyiza byanyu ngo sinishimira iby'abandi. Rero icyo dushaka ni nacyo twanabuze, mwe twajya turenganya ubuyobozi, twabaye bo kwikunda, turikunda cyane, nkumva ibyiza ari ngiye bikwiriye ariko runaka bitamukwiriye. Kumva rero ku rusengero rwa David rwafunguwe kubera ko rwuje ibisabwa, urwanjye rukaba rwafungurwa, iryo ni ishimwe rikubwira ngo iyabikoze kwa David nanjye ibyanjye n'ibikorwa bizashoboka. Rero ndashimira umubyeyi, ndamushimira kubw'ijambo ryiza yakoze nk'umupastori ukora mu gisata cy'iyobokamana, ukibamo igihe cyanjye cyose niyobokamana. Rero naka gasura niyobokamana, iyo abirashaka bivugaho neza akabisobanura neza. Urumva igikwiriye abanyamasengesho dukomeze dusengera igihugu, ndetse nzi neza ko Imana irakora imirimo n'ibitangaza. Yubahwe. Twakomeje ariko tukugana ku musozo, tugeze muri ya magambo ya nyuma turimo gusoza umusozo. Baho ministries bimeze biti? Baho ministry raho turashima Imana iraturinze, ikomeje kudushigikira. Uyu mwaka ni ibisanzwe, nubwo uyu mwaka utagenze neza mu gutangira, tugendekeye neza. Twagize abantu kuri ministry bagiye babura imiryango yabo, babura abavandimwe, kandi urabizi ko ministry ari ugufashanya, bamwe tukabatabara abandi tukagira dute na n'ubu nuko. Ariko intego yabo ministry irakomeje. Uzi ko mu gihe ca mitiweli ariyo gahunda yacu,
iyo niyo nabyo bakibajije ikibazo cya mituweli nacyo bakivuzeho byarazamutse nanjye nagiye kubona mbona baranzamuye oya 30 nakora reka kanza nkubwire urarige barenganya umuntu ariko ngewe iyo wanyatuyeho ikintu gikomeye ntabwo bangira abwira ngo mana abantu banyatuye iki kintu nigeze kukubwira ngewe nkiri murangirikana abantu bamurangirikana bibuka ko tujya tugira amakarita dutangaho amaturo hano mu cyaro twagiraga ikarita bakakwandikaho 100 igiceri cy'ijana bakandika karico watuye buri kwezi ariko bakwandikaga uko ugize noneho ngewe mba ngira inzara no kubona igiceri cy'ijana bikanga gahora pastor ambwira ikarita yawe naje no gusohoka nkasanga nta giceri cy'ijana mfite cyo kubagira kuko kugira ngo usohoke uje kubwiriza hano ubutumwa nukuba ya karita yawe ameze yose utatuye ugomba kuyatangira amaturo ngashaka igiceri cy'ijana mva ku ijana banshira kuri 200 ngubwo natangiye gusoka ibiceri 200 ariko pastor wanje aradukurikiye niba ari umuntu wabonaga banzamuye singira ikibazo niba pastor abonye maje gutumirwa n'aba pastor nka 3 yahitaga nzamura ni 300 yabona naje nambaga pantaro gasha batishate byatangiye gukora bagushire kuri 500 rero mushumba wanje nubona yerekwa ari ryemera ko ndagenda tura 500 bayandike uko niko nabwiraga nkumbirwa arankurikiye n'inshuti yanjye umunsi umwe rero Imana itanya gukora ibitangaza mba nasohotse ubutumwa bwasohotse igihugu nagiye muri Tanzania pastor ati yo umuntu wajya Tanzania ikarita bakongera kwandika 500 bandika igihumbi ni ntaco mushumba wanje nubona ndinze gutangiza umurimo kwimikirwa ubushumba ntakibarizwa hariya ngeze kumbi 5 ariko bavuze 5 ngenda va okay uko nagendaga nizere ko bagendaga banzamuna navuye ku gihumbi njya kuri 2 mva kuri banshira kuri 3 karita yanjye kuri 5 kandi abaga nige natanze nibirenze so kugira aba pastor bahayobe bayo paruwasi baranze habaga nigihe kuno kwitanga nico mungewe mbizi mu rusengero bakwitanga babona biranze pastor agahita amamagara ati none ko byanze ntari kubura ngaye akambwira atari kubura nka 30 ngahita nyashiraho ibyo rero nagiye mbibona mu mugisha mwinshi niyo mpamvu nta mushumba wavuye hariya ahagaza akanshinja ikindi akanshinja ngo ntago namufashe umurimo w'Imana yaba yavangiwe kweka abantu muri iyi minsi batakikunda gukorera umugisha uvuze umugisha yaba yavangiwe sanga abantu muri iyi minsi kweka batakikunda gukorera umugisha yaba yavangiwe niba ubyibuka yuko karinge muntu wakinze icumbi rya pastor imva barananiye kurikinga uwo munsi pastor yagiye kuzasanga nashizemo ibirahuri urumva niba ari umuntu urabona intebe ziri muri paruwasi yacu uzi ko twatanze 100 rero bishaka kuvuga iki iyo ukoreye umugisha ubona umugisha rero narindi kuvuga asinza kana aho twaye tubikurije ahantu twaye tubivanye tuvuga ku by'intuza tukuva muri kuri baho niki kuri baho turi kuvuga ku bibazo twageze rero twewe tuvuze ku bya mituweli ndaba ngo nubwo tumaze iminsi tukora turi mu ibibazo ariko indaga gaciro yabaho ministry twarihira 5 twari tuvuze ku rwego banzamuyeho ntago uko banzamuye nuko nibishoboka gazashoboka nimumva bamanura hasi nuko ariko nabyo Imana mbashaga naya nge sinarinzi ko nayo natangaga n'umuni yandi mu kiciro ca 3 sinarinzi ko nayo natangaga n'umuni nagira nte nakayabonye kuko ngewe nubatse urugo ndihirwa na leta kera ntari nakizwa ni leta yandihiraga nta kukwezi ngira bo bazi ko ari Imana nsenga ikampa umugisha barabizi kandi bazi ko n'umugisha ngo ubonye abayobozi banje bazi ko nta urya ngenyene ibimenyetso birahari niyo mpamvu rero no mu bantu nibavuga ngo abagiye baragira ico bakora abaturage mu karere ka Burera naza mu bambere bahita bavuga ngo shaka urusengero rutangize none sindabeshe David mu karere ka Burera naba mu bambere nanjye naza mu bambere sukushaka kuvanga ibiki n'ibiki nashatse imigisha yose ntago nashize mwiyinda namenye ko ari nabashonje nagaburiye mwaka karere mpamagara abantu bakamfasha namenye ko ari abari kunyagirwa mpamagara abantu baramfasha none se president yavuze ngo nshaka abo ngabo president ashaka abantu bafatanya n'ubuyobozi kanone mfite ibyemezo 3 bigaragara ko n'ubufatanya bikorwa n'ubuyobozi
simba ifite bitatu si bitatu mfite ibyemezo bitatu bije mu byiciro bitandukanye binyemeza ko n'umufatanyabikorwa atatu hari n'ico natanze mituweli hari n'ico twakiriye twujuje yanzuye wa mugore umugabo yapfaye agasigira umwana abana 7 urumva abanyagirwa urumva si bitatu si no ibyo bitatu no mu bintu nyakwa Perezida wa Repubulika yavuze ati nimwe nshaka mu bashaka rero naseka zuba arimo ndimo ako pastor ikintu ndimo ndibaza muri imisi kuki abantu batakishaka gukora imirimo myiza wenda mu buryo bujyanye na mikoro abantu babaye banyamwigendaho kandi nabatazi umugisha wo gukora imirimo myiza burara umuntu biba bimeze nka virus atari ukwiyamamaza bivuze bino bintu twabonaga abantu bajya gufasha abandi tukabona umuntu wamujyana undi miceri undi amakawunga undi za matera undi mu buzima bwahindutse ariko muri iyi minsi ibyo bintu ntabwo bikihari byatewe n'iki byatewe n'uko icyizere kimwe batugiraga bamwe batakitugirira kubera ko abantu bagiye bahemuka noneho n'abandi babikoraga ugasanga sinzi igihe bari kwerekezamo kuko habaga igihe ugeze nk'umuntu akakubwira ati unshakira abantu nk'abashonje bagaburire noneho bamwe muri twe hari igihe bakubwira ngo genda ugaburire abantu 100 ugafotora ko wagaburira abantu 100 kandi wagaburira abantu 20 ibyo nabyo byagiye bibaho ica kabiri hari n'abatangaga raporo ko babikoze kandi batabikoze niyo mpamvu nubwo bava ngo kamera ntimuje mugaragaza ibyo mwakoze kamera irakwiye kuko hari abantu batizera kimwe kuko abantu bagiye bahemukirwa ni benshi ukami 200 ukambwira ati genda ufasha abantu nkaho ngiye nkaza nkakwandikira kuri message ngo nabafashije ukazamenya amakuru ko ntigeze mpajya niyo mpamvu ubona igihe cyose tugiye gukora igikorwa ngo hamagara ntitujyane kamera kuko abantu bagiye bagera rero abantu bongere bibuke ariko kaze nkubwire nubwo bitashoboka ubundi hari icyo bitagufasha bitari ukwigana biba bimeze nka virus yakugiye mu mubiri inkange buri intego si ukwiyamamaza si kugira ute numva mu buzima nkize nkagira amafaranga icyanjye rugora nzenguruka mfasha niyo mpamvu mu gihe cyose kuko icyo nakibonyemo umugisha ukomeye nakibonyemo n'Imana ikintabariramo niba ari ikintu Imana itangiramo umugisha ni ukumenya abashonji ni ukumenya abababaye ni ukutiherezaho imigisha yose ikimenyetso cya mbere simaze iminsi ndi Kampala ariko umukecuru yavuze ijambo mu isantere bita kuri sasa ahaze ubushera amaje kusoma ubushera agashira kamugiye mu ntuza ariyereza mu santere abaririmbye izina ryanjye abantu barantelefone ngo harakabaho Imana yaseka zuba kubera iki impamvu yiririmbye mbere yanywaga agashera kagenda kanyagirwa ariko namujyaniye abantu baramwubakira atangira gutuka abayobozi ngo mutari mwaranyubakiye urumva umuntu abarantelefone ati urabizi ko umukecuru hano mu santere ari kubyina izina ryawe kabanga Imana yaseka zubira kabaho icyo ni igihamya ni ikimenyetso iyo tujya muri Bible ngo umuntu bitatabita arangije gupfa Dorcas ngaba abapfakazi bararira barijwe n'ikisi n'imirimo yabakoreraga ngo barangije kubw'imirimo bashaka Petero arasenga arazuka rero niba ari ikintu kiryoha ni ugukora neza David ugifite uburyo ukazava ku isi ufite urwibutso bose ntibagushima hari nabo kandi ntabwo dushaka no kugira ngo dushimwe n'abantu hari nabo bukora bakavuga ngo nabo wibye ngiye nigeze gukora ikintu ngira iriya nzu twubakaga ruguru yuko mudugudu bahise bamukuru wari uhari mudugudu uzi ko uwo muntu twubakiye inzu yarari mu bantu 100 bahizwe imihigo y'akarere yahigiye ko izubakira none mudugudu agize umugisha turamwubakiye atarakareka mwubakiye ubwo mu bantu 100 asigaye 99 hari ujana ricyuzuye mukuru w'umudugudu babandi bamenyere ko abayobozi barya amaruswa ahamagara sedo ngo bari kubaka ngo utarabahaye ibyangombwa kandi turi kubakira umuntu w'akarere uko nagize umugisha abayobozi bagahita bamukuraho ariko urumva cari ikibazo urumva aho ni hahandi bamwe barenga mukuru mu basa mukuraho urumva agiye guhamagara daso ni umuturage we yanyagirwaga abantu baratunguye uzi ko nanjye niriwe ndi kumena amabuye ndi kwikorera amabuye pe turi gusiza ikibanza nanjye nariyemeje nirirwa turi gusiza ikibanza
ariko manutse umuntu hamagara ngo mudugudu aje guhagarika abafundi ngo nibagaragaza icyemezo kandi twemera kumwitangira mudugudu araraho ariko mudugudu manye icyo ashaka yarashaka ngo azinga ubwo nibifaranga byinshi dufite arite amafaranga yanda yananiye abantu none uwo nguwo niba mukuraho azagera hirya ntazavuga ibikorwa twakoze byiza azavuga ati reka si byiza rero gwamugani gwawe twe ntidukora ibintu ngo dushimwe n'abantu iyo dukora ibintu ngo dushimwe n'abantu shani niyo mitiwe dutanze mitiwe n'icuro zinge twatangiye gukora muri corona dufasha abantu mwaka kareke bana n'umuntu tugifasha ariko turavuga ngo twewe ntidushaka no gushimwa n'akarere dushaka gushimwa n'intara turakora kugira ngo dushimwe n'Imana akarere ni kumva twakoze ibyiza cyangwa umurenge gushima n'itegeko kubambe n'ubushake kuri bo ariko nabo badashimye ntabashikiye wa muturage uri kwisonga urumva nk'ibyo biriho ariko wavuze ubu nico dukora nico nabwiye abantu bose ubundi ushaka kwemerwa n'abantu ngo bigenda bite David kuyu munsi na ntetumaranye igihe kirekire shana kwemera bwagera irya nkabo mugambanye wowe mureke dukora ibindi ijuru ryishimira abavango twariye amafaranga twayariye twicecekere abavango washobora kuba bari baramuhaye menshi akubaka bikeya ibyo buceceke wowe n'Imana yawe nabonye ku bantu iyo muhaye 100 yumva ko siganye 500 yes wamama 500 kumva ko siganye miliyoni nta nayo yagutumye nta nubwo asaba yavuye none ikintu gisekeje nuko mezi 500 tazi byari birava ukumva gize imishinga ibiri utakavuga ati none wanyingiraho n'indi jana kumva ne yatarazi karayabona bikaba nka wawundi wasigajwe imbere nyuma n'amateka ngo bahaye igare akavuga ati nubwo mu mpaye igare pomba yo murayisigaranye rero niba ubonye umugisha akira uwo mugisha akira ubonye witangira mayindi ngo atenga ariko ngo ngayayaza ngo bura ngo ntari menshi bamuhaye utangira kwanariza iki wava ngo mana ndagushimira ko ayo mbonye naya niyo washimye ko mbona niba afite andi kanze nkubwire David kanze nkubwire ngewe doretse gusura umuntu kuri wa ministry bateranya amafaranga batenyeje amafaranga bati dusura umuntu dutuma umushumba amusure kuko amaze imyaka 2 arwaje umugore muri CHK bateranya amafaranga ndangije batangije amafaranga barantuma ndangije nta tike nari mfite fata itike ndatega mujanira amafaranga namamagaye ndeva Yohana bampaye amafaranga ya naye ariko kuva Kampala nakuye mitike nateze uzi ukuntu yarambwiye ati mbonye umuntu uvugisha ukuri ndavuga ni rero bampaye umubare uyu n'uyu ariko nkuko bantumye nk'umushumba nafashe mitike mvana Kampala iranansubizayo ati naya sinarinzi ko ndayabona wakoze nyashimiye Imana none siniba nzi ko David avuye i Musanze bamutumye kwa Sekazuba ngo bamuhaye 150 n'akari kombara kuki numva ko David aragurukana 150 atafata 10 ryo gutega akamutaka akayangezaho kuki numva ko David none ngewe ntibangira ikizere cyo kuyamba bagira ikizere umuntu baramuhaye kuki numva ko yafashemo transport no kuba yanywamo na fanta wanywamo fanta rero ibyo Imana iguhaye nuko ikibi nukugira ngo amafaranga yawe ayarye pe ariko nshuti zanjye icyo ubonye nico ariko kanze nkubwire ngiye bakuntumyeho nta tike mfite nakubwira nti bakumpaye 100 byawe ngo mbikuzanire ariko nta tike mfite fashemo 5 ndateze nkuzana amafaranga uribuka ko hari umuntu twajana amafaranga Nyaruguru ico je nari nifite ari natanu twavanyeho Nyaruguru nakoresha imodoka yanjye bamntumye 200 uwabintumye arambwira ngo simbishira kuri telefoni y'umuntu kubera ico gihe yarazi ko mfite amafaranga Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru twajyanyeyo ko umuntu wagendaga kambura mwibuka twaraye no mu nzira nwa karibira ico gihe mazitu nagwa ari yagahenze mu 95 fata amafaranga 200 arambwira ati ntubishe kuri muri telefoni ubimujyanire ubimuhe imbona nkubona umundebere uwo muntu ntitwagiye Nyaruguru nshuti yanjye rero Imana ije yibuka ko ari nibyo twakoze kabiri nigeze kuva muri Tanzania bampa amafaranga y'umukanoni
umukanoni wa Nyagatare. Ngeze ku Rusumo ndavunjana n'ubwo ubuzima bwari bwanjye bwari bwagahindutse icyo gihe nkiri mu nzu y'ikode y'ibihumbi 10. Ndamuhamagara amanomero, ni we kanoni wa Rukomo. Ni wa Rukomo ati rero mfite amafaranga ye bagutwereye mu bukwe, nyashize kuri telefone. Arambwira uruwa he? Nsengera muri Sira. Uri umupasiteri? Ati ntiwandi umuvuga butumwa. Ngo ye ngo Imana izagumugisha uzaje no mu ijuru. Ngo kumbwira kugeze ku Rusumo bakayakwaka cyangwa bakayakwiba sinahakana. Ntiwoya umugisha n'uwa kanoni si uwanjye. Rero ntabwo twe tuzakora kugira ngo abantu batwemere, ahubwo nukubwira Imana ngo Mana bya bindi bampaye nabikoze. Imana ikumugisha rero kuri wo ministry turakomeje abadushigikira muri mitiweri ni mu kwa gatandatu. So mitiweri so dutanga mitiweri mu kwa gatandatu. Mu kwa gatanu kuko tumaze iminsi dufite ibindi bibazo byinshi n'ibindi rumva n'ibindi turi guhangana nabyo ni byinshi. N'ubukwe dufite turanabatumiye no kuri ministry dufite ubukwe kuri 15. Urumva dushaka kugira ngo tuyakusanye kubera ibintu bamaze iminsi barimo mu kwa gatandatu, kandi igihe cyose igihe tuyajaniye ubuyobozi burayakira kandi nzi neza ko bizagenda neza. Hanyuma rero tugeze ku musozo, ku muntu wifuza kuvugana na pastor naza gushyiraho nimero yo mu kiganiro inyuma ndayandika, ariko nanone ntabwo twagenda tutamubajije akantu kumuse yagendera abantu anarasoza n'ikiganiro cyacu adusengera. Naranye mu bitwenge numva discours nyakwa Perezida wa Repubulika. Naraye mu munezero uteye ubwoba, munezero mwinshi cyane. Abayisilamu bubahwe kabisa bamutumiye kandi umubyeyi wacu nawe akajyayo. Ari ijambo nasomye mu gitondo ngiye kubyuka, Abacamanza 6 nasomye umurongo wa 15 n'uwa 16, kamera kwa 14 no kugira ngo ngere kwa 16 nahaye abantu umunsi. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamediyani, singe ugutumye. Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, kandi mu muryango nk'abandi umuhererezi mu nzu ya data yose. Umurongo wa 6 ari we natanze uyu munsi. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri nzabana nawe. Kambwira abantu bari mu bibazo ko Imana izabana nabo kandi kigiye kubarwanirira. Nzabana nawe kandi uzanesha Abamediyani nkunesha umuntu umwe. Nzabana nawe. Wowe unkurikiye kuri Gonareke Plus, Imana iravuze ngije kubana nawe mu kibazo urimo, mu burwayi urimo, mu ntambara ufite, Imana ije kubana nawe. Ushobora kuba uri kurira kankubwire ngo Imana ije kubana nawe. Ushobora kuba watabaje ukabura gutabara, Imana ije kubana nawe. Ushobora kuba umaze iminsi ufite ibibazo bya buri gisubizo, ndagutangariza ngo Imana ije kubana nawe. Imana ibane nawe. Imana ibane nawe. Iramubwira ngo nzabana nawe. Abamediyani uzabatsinda nk'utsinda umuntu umwe. Hari bimaze iminsi bigutsinda, ariko ndagutangariza ngo ugiye kubitsinda nawe. Hari bimaze iminsi bikunesha, ariko nawe ugiye kubinesha. Uwiteka avuganye nawe mwiri jambo ry'umunsi. Hano nkubwiye kuri Gonareke Plus, hari bimaze iminsi bigutsinda mama, ugiye kubitsinda. Hari bimaze iminsi bigutsinda mugabo unyumva, papa, musore, mukobwa. Hari bigutsinda, hari intambara uriho, hari icyerekezo wabuze, ariko ndatangariza ubuzima bwawe ngo nawe ugiye kubitsinda. Abamediyani bari bamaze igihe kirekire batsinda Abisirayeli ngo barandura n'imyaka yabo, barabatse ijambo, ariko Imana iramanuka ijya kwa Yowasi hariya kwa Manase, mu muryango wo kwa Manase ihagurutse umwana udafite imbaraga bitaga Gideyoni. Iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Muri za mbaraga zawe zari zishize, izo ntago ari nke Imana igiye kuzikoresha kandi utsinde ibyagutsindaga. Imana ibagirire neza, ibaha umugisha, Uwiteka abahire. Imana igiye kubana nawe kandi ugiye gutsinda ibyagutsindaga, ugubwe neza. Uyu mwaka ibitarashobotse 2025 bishoboke mu uyu mwaka. Tsinda mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
turagushimiye cyane ku bw'umwanya waduhaye mu by'ukuri ntago aba uri umuntu kuko nuko twibona ariko Imana ishimwe ko yaduhaye amahirwe kuganira nawe. Asante. Turagushimiye n'ukuri pe. Nembaza igihe kinini nkukumbuye. Uravuga ati uyu munsi ejo nashatse kuza ariko biranga uyu munsi ndashimye Imana ko yaduhaye n'umucupa yidawe. Amen. Jumba yaragoye naniko kuva mu nzu. Amen. Ubone nabibwira nabimubwira ngo nani ndi kumubwira bitabaho ariko jumba yaragoye pe. Turagushimiye. Imvura yaguye hose. Reka tunagusore n'ubundi yangeso yabadutoje hano turagenderaho. Gusoza ikiganiro n'isengesho ubundi tukabahora abantu badukurikiye baparitse ibintu barimo akazi kabaparitse nabo bari mu modoka no wambwiye ati ngenda paritse imodoka mu ntaza kugonga. Amen. Ikiganiro bya Gonarike Plus bagane nawe umuntu wakunze kuva kera urumva baparitse n'ibiceka tubabohore. Reka tubabohore kandi tunabasabira umugisha. Mbere twasenze dutangira ariko tugeze mu gihe cyo kubahesha umugisha. We wagize umwanya wo gukurikira iki kiganiro tugiye kukwaturaho umugisha w'Imana. Imana ikugirire neza. Mana ishobora byose data mwiza, uri nyir'ububasha, uri nyir'ubushobozi, uri Imana itananirwa. Tugushimiye ku bantu badukurikiye mu biganiro waduhaye. Twanyicishe ku muryango mugari wa Gonarike Plus. Reka umugisha abana bawe. Ubateze amatwi abari mu biro, abari mu modoka, abagenda n'amaguru, abicaye mu rugo, bari kutwumva ariko baha umugisha mwami. Reka utanga umugisha ku badukurikiye. Kandi iki kinyamakuru turagisengeye, komeza ucagure data. Natuye umugisha, nsengeye abarwayi ubakize, abafite ibibazo byanze gukemuka bikemuke mu izina ryawe Yesu Kristo. Dushimiye ijambo ryiza ryanyuze mu muyobozi waduhaye. Mwami Imana ukomeze umushigikire. Turamusengeye umuyobozi wahaye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu myaka kiyoboye. Reka umuhe umugisha, umugisha abasha kuyobora, umugisha abaminisitiri, umugisha abasenateri, umugisha abagavana, umugisha inteko y'abadepite, umugisha abameya, umugisha abagitifu b'imirenge, umugisha abagitifu b'utugari, umugisha abakuru b'imidugudu, umugisha abamutwara sibo, umugisha urundi rwego ngiye kugeraho rw'umutekano, umugisha ingabo na polisi, umugisha daso. Mana umugisha abacunga gereza. Mana natuye umugisha mw'iki gihugu cy'u Rwanda. Natumugisha kuba diaspora intara ya 6 y'igihugu cy'u Rwanda. Abatwumva bari hanze mbatuyeho umugisha. Umugisha urimo byinshi. Umugisha uraza ugahoza amarira. Umugisha uraza ukavana muntu muri ntibishoboka ukamwicaza muri birashoboka. Umugisha wawe ukuvana kuba inkikika kugira umuntu. Umugisha wawe wishura amadeni. Umugisha wawe utanga akazi. Umugisha wawe utanga urushako. Umugisha urimo byinshi. Umugisha ndatura umugisha ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Uwiteka Imana ikomeye nsengeye igihugu cyacu. Komeza ineza yawe ikibonekemo. Urakoze kubikoze. Uwiteka Mana we, Mana ya Isirayeli, Mana idukunda, Mana yatuvanye hababaye, Mana yatuvanye hakomeye, Mana yaduhinduriye amateka. Mana ni wowe uvuga ngo ni wowe ugira ucyurema kandi ukagikomeza. Niyo wadukuye cya gihe turi mu ivata z'ibyaha urangije utugira abantu. Twibutse ya minsi ya kera. Dawidi abivuga neza ngo nibutse iminsi ya kera kuramburiye amaboko. Mwami tukuramburiye amaboko kubw'ineza yawe. Tukuramburiye amaboko. Twibutse cya gihe twashobewe. Twibutse cya gihe tutagira utwegera. Twibutse cya gihe amazina yacu batayavuga. Twibutse cya gihe gikomeye. Cya gihe abantu bavuga ngo ni ukwezi kumwe tukabivamo. Cya gihe baduha umwaka. Cya gihe baduha amezi. Cya gihe bavuga ngo tuzagwa mu butayu. Cya gihe bavuga ngo ubuzima ntibuzahinduka. None Nyagasani aho ugejeje ukora tubaye tugushimiye. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye. Wandokoye nari mfuye rubi, nakwiturika imurengezi we. Wandokoye nari mfuye rubi, nakwiturika imurengezi. Twibutse iminsi tubabaye, iminsi tugenda twiziritse umushumi mu nda. Munsi byari bikomeye. Munsi David ipantaro yanga kumukwira. Munsi atarafite isura. Ndasenze
ndasenze twibutse rya soko, twibutse urufatiro rw'Imana ruracyariho, Uwiteka azi abantu be. Twibutse turi muri gereza, twasenga bati no gukora uburoko n'ubundi uzapfa, ariko Nyagasani gushime mu myaka 11 igiye kurangira ndi kugukorera ko hari ico wankoreye. Ushizeho 3 nagukore muri gereza, ndabigushimiye. Sengeye abafite indwara zikomeye hano, ubakiza badukurikiye, abafite barwaje indwara zikomeye, amadiyabete, amakanseri, ibyo byose baduhaye ububasha, kandi bavanga ikimenyetso cy'abazakwizera bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Urakoze Mwami, nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko, abo kutamutse tutabagira, ariko ibyo wakoze turabigushimiye. Ngaho komeza ubane natwe, bana n'igihugu cacu impande zose zizengurukwe n'ineza yawe. Urakoze ko ngiriye neza, kandi komeza ufate mu biganza byawe, kandi unkoreshe mu gihe nk'iki. Naravuze ngo ubuzima bwanjye bwose ndabuguhaye Mwami, reka unkoreshe. Senge abanyarwanda bari Mozambique, abari Zambia na Malawi, abari muri Canada, bankurikira abari muri Amerika, abari Australia, abari Burayi, bose babone neza yawe, abari muri Afrika yacu, abari Tanzania no muri Kenya, abari Uganda ndabasengeye, abari Congo senge abari kutotezwa uko baremwe, reka bagire neza. Nsengeye abarundi Mana, nsengeye abatwumva muri migwi Kinyarwanda bose, reka ukuboko kwawe bakubone. Udafite ubushobozi mu bushobozi, udafite aho yakwenge kumaho kwihengeka, twarakubonye. Urakoze kubikoze, ndagushimye. Ndi kugusenga numva ntakurekura, iyo ndi kukuvuga mu kanwa kanje numva ntatandukana nawe. Ngaho umugisha abankurikiye, amahoro utanga, umugisha utanga aboneke kuba dukurikiye, uhereye none ukageza iteka ryose. Ni mu izina ry'Imana Data, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera, tuvuye ngo amen, amen, amen.